Yeah man, hora again, the na best maker, the mic best of the best. Again nagarutse kuri ya mihanda anza guhura n'abasore bameze fresh, babibereye mu bintu by'amakomedi ndetse n'amafilime. Ndi barayakabye. Baba barimo bakora ibintu by'amavideo n'amafilime. Ndagira ngo rero mbegere bahambwira uko bagasoje bwa mbere twari turi kumwe turabaganiriza batubwira ukuntu bakora amazina yabo bose murayazi. Harimo Bandorera, harimo na ba Mihigo. Ubwo bose murabazi n'ibintu bisanzwe kwica no ya Mihigo, sinzi niba ari Mihigo TV, muzamugenda mubisobanukirwa. Bimeze bite basore? Bimeze fresh. Shabe ni sawa kabisa. Noneho mufite iyihe myuka rero sasa? Shabe myuka urebye dufite rero no kuramutse twabakoreye banga iremereye kandi imeze neza cyane. Imyuka. Nitegure guseka. Oya bwo guseka ni ingenzi. Sasa rero shoot y'uyu munsi yagenze ite ko dusanzwe amaze gushutinga? Shoot y'uno munsi rero yari umuriro cyane. Bitewe n'ukuntu mu gitondo ako kantu cyo gukaritse ukari rwose shoot y'uno munsi yari umuriro kuko habyutse ubona ko ari ikirere kibi tangira kuduca intege nyine yuko tari bukora ariko Imana yadufashije turongera turakora. Hanyuma se Ndorera bimeze biti? Ni Ndorera ninde? Ni Ndorera cyase Kabosi. Kabosi. Kabosi bimeze biti? Zisa kabisa. Umunsi se ko hakonje mugenzi wawe noneho byagenze bite ko ataje? Mugenzi wanjye twamunjira yagiye Kampala. Yagiye mu Bugande nkayago. Wasanga ara Musanze kuko aranamufana cyane. Nawami. Shoot y'uyu munsi we byagenze bite? Shoot y'uyu munsi yari nziza cyane. Twari twishimye ariko nubwo nyine ku ruhande rumwe bitakanga ko yagorana ariko yagoranye kabisa. Gusa ni byiza ibintu twakoze. Bwashize twaravuganye. Hari ibintu twasabye abanyarwanda ndagira ngo ubibutse ibyo batakoze. Abantu batakoze twababwiye. Abantu baradutengushye cyane. Twaravuze ati bagende basharinge bakore subscribe wapi. Baradutengushye tu. Barabatengushye. Ubwo no kugira bakisubiraho. Kabisa bagomba kwisubiraho. Hanyuma kadusoreze kwa Mihigo. Kabara akantu gatuma munyujemo kugira ngo barebe ko twanashutinze. Kamenye ngo abasaza baba bakoze kaba kabaye batagira ngo ibi byose biboneka twaryamye. Cya turabyuka bikikora. Ndagira ngo ugira ikindi kintu kangurira abanyarwanda ndetse n'ikintu babwira ubateganyiriza ubundi dusoze. Cyo nabwira abanyarwanda nabanza kubibutse cyambere no kujya kuri Mihigo TV 360 ugakora subscribe. Subscribe na ibintu byinshi bigusaba ne washishana kuri Momo usanga n'umundi rikiriho kubakanze sub gusa biba byoroshye. Kino nababwira ubu mbazaniye movie nshya yitwa My Sister. Bayitegemo ibintu byinshi impanuro nyinshi kuko ngubu tugomba kubahereza ibintu byinshi. Tubahereza impanuro bagaseka bamara guseka undi akavanamo n'inyigisho. Kino nabwira urubyiruko uri muradukurikirana ndarushimira cyane ko minsi mandana rwo muradukurikirana cyane. Rukomereza aho kabisa. Komeza supporting natwe dukore cyane tubaye video nyinshi. Izo video nabwiye ko byibuze mu cyumweru tugomba kuzaza dushyiraho video ebyiri. Tukareba yuko bakishima natwe tukishima mu gihe bakanzira subscribe na like ugatana comment kugira tubone yuko ikintu cyacu wakirebye. Kugira ngo dusoze wenda mu munota umusigaye. Hari abakinnyi bamwe na bamwe nagiye mbona bambaye fomu imyenda y'ishuri sinzi niba ari uko ari abanyeshuri. Byagenze bite byo muri kubitegura mute? Yaba twapanze byanyeshuri yari banga cyane ari mbazaniye ari ikubiyemo My Sister. Ira story ishingiye ku mukobwa ku bantu batatu. Numva ni My Sister tugomba kubonamo umukuru na musaza. Irare ni fomu nye twagaragaje yuko abanyeshuri ahanini gutangira kwacukura tugora. Hajyo sa mu kigo harimo abeza ababi ariko akenshi twe twasanze mu kigo cyacu harimo abanyeshuri bagiye bafite imyitwarire itandukanye. Nuba icyo navuga ko abanyeshuri nyine niyo mpamvu navuze ati no banga ngomba kwifashisha nkoresheje abanyeshuri. Ubwo naho gutaha tuzongera duhurire muri ibi bintu. Ciao ciao.